ari kumwe natwe ndabizi kuko ari umusonyi mwiza mbere yuko tugira icyo dukora nadusomera ijambo ry'Imana na rambura mu gitabo ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 10:9 yongeye asome muri ubwo butumwa bwiza bwaruka ku 8 no ku 12 nadusomere no ku 12 kandi na 46 n'abantu batatu karibu muvandimwe. Dusome uvuze Yohana ibice 10:9 no gusoma kandi ku bice 8 no ku 12 uje gusoma kandi ku bice 12 n'umurongo wa 46 ni umurongo umwe gusa muri icyo gitabo gusa. Ego reka dusome Yohana ibice 10:9. Aravuga ngo ni irembo, umuntu niyinjira muri nge azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Amen. Amen. So mu gice 8 n'umurongo wa 12 umurongo wa 12 aravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. Toma kuri 12 kandi na 46 12:46 haravuga ngo nanjye mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Amen. Amina. Amen. Kuko twatangiye tuvuga nyine dukunda umwami Yesu udufasha kandi akatubonera umwanya wo guterana, kuko twambaye imibiri y'intege nkeya kandi hari mwashuka mu kanya gatoya ari kumenetse ubuzima bwa kwisi bukaburarangiye, ariko Imana igihe kaduheza iminsi yo kubaho n'ubuntu twatugiriwe. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ubuzima ni taranto Imana yaduhaye kugira ngo nabwo tubukoreshe neza mu gihe cyacu bufite. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Abataranye mwese turabiyegereje kandi tubafurije umugisha w'Imana kubana namwe. Sande. Bariya bose baba ku mavi basenga mu bitumurimo kandi Imana izabagororera kandi ingorano zanyu zabizi, zimwe murazihabwa mu kiyano ku isi, ariko izindi muzazihabwa n'itabarutse. Yego. Turashimira abayobozi bacu mu rubuga baba maso cyose bakitanga, ugasanga bafite umwete wo gutegura no gutegura aya masiga nyine ibyuma bijyana amajwi. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Iyi ni ivugabutumwa rikomeye, iri ni ivugabutumwa rikomeye cyane. Ahantu batekereza ngo none ni ibintu byoroshye, ariko ni ivugabutumwa rikomeye. Burya ubutumwa tubujyana tuvuga, ubutumwa tukabujyana dukora n'ibikorwa. Habe n'ansengero zagiye zuba zire twarubatse muri cya gihugu cyacu bwaruta, izindi zirazubatswe muri ibi bihugu twagiye dutabagikiramo abantu bakabajyana n'ubutumwa. Buriya ni ubutumwa baha bagenda bavuga. Yego. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Amen. Hari umwe nababwiye
muri 1972 mu kwezi kw'icumi twari dutuye ahantu kuvuga tukinjira umunsi wa gatanu twazaga tuwinjira ku munsi w'iyinga abavuga ubutumwa bari baturutse muri kino gihugu cya hano mu Rwanda icyo gihe nari nkibita umwana wacu w'uburiza ahagurutse agiye kwigisha arasenga ngo arangize atubwira ati hari amagambo abiri aje reka nababwire tubonye imodoka nshya ihaye ihinda cyane moteri yayo igahinda neza ariko ntigende ndabaza ngo si ya modoka ivete ya moteri ihinda kuri ariko ntigende igusijwe n'iki ati yitegereze urebe inyuma ngabona umunyururu uyiboshye ntigende arabwirwa ngo buriya n'ubutumwa buri muri iki gihugu muri cya gihugu kiri iwacu ngo bw'imbaraga ngo ariko buraziritse ngo igihe kizagera buzituwe ngo bukwire mu mahanga ni mu kureba nkabona iri n'itangiriro ryabyo n'imiryango y'ababyeyi b'uwo mwana wari urwaye aravuga ati uwo mwana n'umwana w'umukozi ararwaye nyina ntakicara haza yicara bibamuzane tumusengere kandi uwo mwana ibyo byarabaye byose Imana ni nyamaboko cyane izitegura ibihe urumva igihe ndabona kuko niyenda baye mabure bari bataravuka none Imana yateguye ngo nibo bazatangiza uyu murimo w'ivugabutumwa kuri ikoranabuhanga n'abandi ko baramuvuga aho batinze amakanisa n'abandi bafite ahandi bagenda bahurira nabo ku bindi bahuriraho bakavuga ubutumwa ibyo byose Imana yabiteguye bayishimiye n'ababaye umuyoboro wo kubikishwamo nabo tubasaba umugisha w'Imana kubana nabo Imana ihabwe icyubahiro reka dukomeze n'ibiganiro byacu twari dufite n'ijambo ry'Imana ejo twaganiriye ukuntu Yesu ari we nzira y'agakiza ari we rembo twinjiramo ari we rembo rifunganye niwe gakiza niwe irembo niwe gakiza muri we nibwo twinjira tukaronka ubugingo hirya yaho nta handi ariho gukebereza hirya nta handi ahubwo kwinjira muri Yesu niho hari mu bugingo amen isi hari abayoboke benshi bagiye bagira amadini menshi ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu isi nta rindi zina abana abantu bahawe babasha gukizwa mu butegetsi bya Kristo uwo ni w'Imana yabonye ko ari ukwe k'umuhuza w'abantu n'Imana amen turakomeza tuganira kuri ayo magambo tuvuge n'iherezo y'abumvira ubutumwa bwiza bakinjira mu irembo tuvuge n'iherezo ry'abatabwubaha uko bizagenda yego aha dusomye ni amagambo ya Yesu yari kuvuga wenyine yigishirije hariya muri kya gihugu cyo mu Israeli ariyo Palestina ubu ngubu rero ubu ngubu ni Israeli ngiri ko bacita aya magambo yayavugiye mu ruhame rw'abantu ababwira kuko niwe rembo ry'intama ati nigeri ry'intama umuntu niyinjira muri je azakizwa kandi nagera muri je azabona mu rwuri rumugaburira neza kandi azayishyira azasohoka Bwana apewe sifa amen arongera kandi arababwira ati ni jewe mucyo w'isi ni jewe mucyo w'isi umuntu ukurikira ntabwo azagenda mu mwijima n'ahato kandi ngo ukurikira afite umucyo w'ubugingo muri we yego amina ayo magambo Yesu
yayabwiye abayuda, abwira abigishwa biwe na rubanda rwose rwamukurikiraga rw'abayahudi aho yavugiye ubutumwa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Muribuka amagambo yabwiye wa mugore w'umusamariya wa munsi yari yakwiriba kuri cya gice cya kane no ku murongo w'10, aho hamubwira amuganiriza. Ndavuga ijambo rimwe gusa simvuga menshi. Yaramubwiye ngo iyaba wari uzi impano y'Imana, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya uha gusaba amazi, wari kuyamuheza nawe ukamusaba amazi y'ubugingo. Yesu ni impano y'Imana twebwe abari ku isi twahawe. Yego ni ukuri. Yesu ni impano y'Imana twahawe abari ku isi kugira ngo iduheshe agakiza n'ubugingo buhoraho. Amen. Amena. Amen. Yesu ni impano y'Imana abari ku isi bahawe kugira ngo bahabwe ubugingo buhoraho. Tumuririmbye yarariye muri ngo gushimisha, aravuga ngo se hari yani muri 152 ku gitero cyo gukurikira kirangiza, azaririmba ngo hari n'impano twuhabwa imeze nkawe. Atoya yitaye indi tarakubinye ijuru ritwima atoya abanaga. Haleluya. Paulo aravuga ngo ugitima y'umwana wawe ukamutanga ku bwacu tizabura kumuduhana n'ibindi byose. Muri we niho harimo ubugingo, kandi muri we niho harimo umucyo nibwo bugingo. Amena. Amena. Ariko ikiza kibabaza nuko abantu ngo bemwe banze uwo mucyo ngo kuko ingeso zabo zitari nziza bakanga kugana uwo mucyo. Bwana apewe sifa. Amena. Byageze aho Yesu abwira abayuda banze kumwizera. Hariya mu gice cya gatanu cy'urwo rwandiko rw'ubwo butumwa bwiza bwa Yohana nyine, igice cya 5:43, aho yababwiye ati njyewe mwabayuda naje mu izina rya data mwanga kunyizera. Naje mu izina rya data mwanga kunyizera. Ibyo muza mubona nkora byose simbikora ku bwanje, mfite uwantumye kandi naje mbazaniye agakiza n'ubugingo buhoraho. Amen. Amena. Muri izi ndirimbo zo gushimisha aravuga mu verse imwe ya 124 ngo wa 224, aravuga ngo waje uzanye ubugingo ngo abantu barakwanga bakwitura kwanga urukundo rwawe mubakumanira. Amen. Amena. Arababwira ati nje naje mu izina rya data ntimwanemera, ariko igihe hazaza uwundi uzoza mu izina ry'iwe wenyine akaza mu izina ry'iwe, uwo muzamwemera kandi mukorane nawe. Abababwiye Antikristo uzaza, ababwiye Antikristo uzaza akora ibitangaza n'ibimenyetso n'imbaraga z'umuhezi, nk'uko Pawulo yabiranditse mu rwandiko rw'Abatesalonike ba kabiri cya gice cya 2 n'umurongo w'9 ukagera kuri 12, aho yavuze ngo kuva k'uwo mugome nawe azaza hakora ibitangaza akora n'umuhezi bw'ibinyoma kugira ngo abarimbuka bose buzuze gukiranirwa kwabo. Amen. Amena. Amen. Amena. Amena. Ati kuko mwanze kumva ukuri ngo mukizwe, uwo naza muzamwakira, kandi ibyo ngibyo ngo muzoherezwa umushukanyi ngo abatizera iby'ukuri bakishimira gukiranirwa ngo bahabwe ingaruka zibakwiriye. Mureke twizere umucyo, tugifite umucyo na Yesu niko yavuze ngo nimugende mugifite umucyo ubwire butari bwaba. Amen. Amena. Ubu ngubu abantu bari mu kureba bakabona isi, bibwira ngo uko yahoze izakomeza kuba. Ariya magambo
Petero azatubwira neza cyane mu rwandiko rwe aho yavuze ngo abantu biyobagiza nkana mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero cya gice cya gatatu muri wa murongo wa gatatu ukomeje gusoma aho yavuze ngo maze mumenye iki ngo yuko mu minsi y'imperuka abantu bazaza ngo bacokora bavuga ngo ibintu bihoze uko byamye ariko ngo biyobagiza nkana watafumba makusudi bigiza nkana bizira amatwi ngo biyobagiza nkana badatekereza ibyabaye igihe cya Nuhu badatekereza igihe cy'ikuba Sodoma n'i Gomora. Amen. 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 Hari icyo umwanditsi w'Abaheburayo azatubwira hariya mu gice cya kabiri azatubwira ngo abantu ngo ubutumwa bwavuzwe na marayika bwarakomeye ubutumwa bwavuzwe na marayika bwarakomeye kandi ngo abanze kubwumvira bitubwa ingaruka ibakwiriye abo nabo mu isezerano rya kera atese twebweho tuzarokoka dute niba twirengagije agakiza gakomeye gatyo kabuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise Imana ifatanije hamwe nabo gukora ibitangaza n'ibimenyetso n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko Imana yabishaka. Yego. Amen. 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 Birakomeye cyane kwirengagiza uyu mucyo waje no kwanga kwija muri iri rembo ry'agakiza. Amen. 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 Kuko tuvuye kubivuga abanze kumvira ubushake bw'Imana muri iki gihe cy'umuntu Imana izigendera kuri pula. Yego. Imana igira pula yayo yaplanifye kuva kera kandi ibihe bigenda bisimburana igenda icorenganya ikindi kintu twebwe tubona igihe gusa prolonge ariko Imana yo igenda igira ibihe uko bigenda bikuranwa kandi iyo gishitse ntacyo kibuza. Yego. Turi mu gihe cy'umuntu turi mu gihe cy'umuntu mu gihe cy'imbabazi mu gihe cyo kwakira hagifite uburyo muri izi ndimo za ukovu azaturirimbira neza cyane akavuga ngo ukichelewa lango litafungwa. Hari igihe irembo ry'umuntu rirugurutse cyane kugira ngo abantu binjire mu gakiza. Yego. Ariko igihe kizagera umwanya w'umuntu nawo uhagarara. Amen. Amen. Ese iki gihe cy'umuntu tukigire mu gihe kirekire cyane igihe cy'umuntu tukigire mu gihe kirekire cyane uhereye Yesu niwe wazanye ubuntu n'ukuri. Yesu niwe wazanye ubuntu n'ukuri. Iki gihe cy'umuntu kiragiye mureba aho kigeze. Nimusome ibyanditswe byera mureba iki gihe cy'umuntu kigeze. Ikindi gihe nacyo kukiritugatuga kugira ngo kize kinjire kigisambu. Yego n'ukuri. Yego. Amina. 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 Ko turasa n'abantu bageze ku kugiro cyangwa se ku rubibi rwacyo aho kiza kurangirira kugira ngo twinjire ikindi gihe. Amina. Amina. Intumwa Pawulo azavuga aya magambo cyane. Intumwa Pawulo azavuga aya magambo neza. Abaza basoma Bibiliya muze musoma ruya rwandiko Pawulo yandikiye ikanisa ry'i Roma muze musoma na ziriya kwari zibiri iy'icumi n'iy'icumi n'imwe. Iy'icumi n'iy'icumi n'imwe. Ziriya sura zitwereka abakristu b'abanyamahanga bari bashatse kwirarira ku bazifi ku bayuda. Bababwira ati mwebwe mwibukije ibyasezeranijwe mwikura ku mwanya wanyu none igihe ni icyacu. Agakiza ni twebwe tukarimo mwebwe mwatakaje umwanya wabo. Kandi ibyo bari bavuze gusa na Pawulo nawe yagiye yigisha aravuga ubutumwa bwa abanyamahanga bagera mu Isirayeli mu masinagogi yabo kuko bari batabagikiye mu bihugu bakwiragiyemo.
ariko ngo bakamwanga bakamwirukana. Arababwira ati mumenye kuko ubutumwa bwari bwoherejwe kuri mwebwe ariko duhinduke abanyamahanga. Turi muri nyakati za Neema, twebwe abanyamahanga. Niho tuvuga ngo Pawulo yavuze ngo mwabantu mwe yemwe namwe abanyamahanga mwirarira, mwebwe muri ngurukizi zateye ku giti cya Elayo. Yego. Muri ngurukizi zateye ku giti cya Elayo. Yego n'ukuri. Igishitsi cya Elayo urumva yageranizaga kuko Aburahamu niwe kavuwa amasezerano, niwe sekuruza w'abizera, niwe wahawe amasezerano, kandi babwiye ngo muri we amahanga yose azaherwa mu mugisha. Amen. Amena. Amena. Atamashami y'akavukire ari wo muryango umukomokaho ukomoka kuri Aburahamu yarahwayuwe kuri icyo gishitsi. Namwe muraterwa muri ngurukizi. Yego n'ukuri. Muri ngurukizi muraterwa. Mwuga amakakama y'igishitsi. Mwitwa abana ba Aburahamu. Yego. Abo Yesu yabwiye abayuda ati yewe murabona muri abana ba Aburahamu, ati mwobona abandi bazaza kabicana Aburahamu mu bwami bw'Imana, mwebwe mukabugura kiya kizazi cyangwa. Amina. Ariko birabaye ngo ati yewe ubwo mwatewe muri ngurukizi muzagurire. Yego. Uramenye amashami y'akavuka icyatumye akurwa agahwanyurwa ni ukutizera kwabo. Namwe igitumye guterwa kuri icyo gishitsi cyerayo ni uko mwizeye. Amina. Amena. Amena. Ariko ubwo itababariye amashami y'akavukire, namwe mutabaye abizera ryo babarira mwuhanyurwa. Utewe ku gishitsi cyerayo kubera kwizera, nimugundire agakiza twahawe. Amena. Amina. Mugundire agakiza twahawe. N'umuririmbyi yavuze ngo mwubire ku gakiza kanyu mwahawe mu matangura, niko muri Burundi yavuze. Yego. Mwubire ku gakiza kanyu mwahawe mu matangura, mukomeze icyo mwahawe gatanga ka mbere, aho ni mu Kinyarwanda. Amen. Amena. Araza kuvuga ijambo, aravuga ati njyewe ndi umuvugabutumwa kuri mwebwe abanyamahanga, n'abaye missionari ngo bagezeho ubutumwa, kandi ndi mukwigisha mpangira ngo teze bene wacu ishyari nabo kuko bafitiye ishyaka. Amena. Amena. Nabo bafitiye ishyaka. Atariko mumenye kuko itorero iki gihe cy'itorero wakati huwa Neema, Imana iracungana n'inyakati kugeza ku mubare ushitse w'abanyamahanga, kugeza ku mubare ushitse w'abanyamahanga bo kwinjira mu isezerano. Amen. Amena. Amagambo ya Yesu yavuze ngo ngiye kwategura ibyicaro. Basi ibyicaro birateguwe, kandi umubare w'abazabyicaramo numara kuzura wakati wa mataifa utasimama. Yego. Kwinjiye mu gihe sasa cy'abayuda nabo. Ubu ngubu baraprofite umwanya kuri twebwe kw'ikanisa ry'igihe cy'umuntu, nabo abizera muri bo turi kumwe nabo, ariko batizera bahagaze ku madini yabo ya Judaisme, bakaba batekereza ngo Mesiya aracyaza. Uko natwe niko kandi abazasigara bazisha mu mwanya w'iziki. Iyo twumvise ngo iziki, iriya ziki izaba ifite ibintu bitatu itegura. Ijambo rya mbere ni ugutegura Isirayeli n'amugu, kuko Imana izibuka amasezerano yagiranye na Aburahamu kugira ngo abantu bakizwe, bagoherezwa umwanya w'iziki uzabageraho bije mu mubabaro. Abazasoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 30:7, hari ijambo umuhanuzi yakoresheje, aravuga ngo ayi uwo munsi urakomeye, ni umunsi w'umubabaro wa Yakobo, ariko muri uwo mubabaro azakizwa. Amen. Amena. Turi mu minsi ihayiteguza kugira ngo abantu bakire uwo Yesu yavuze ngo uzaza mu izina ryiwe. Iyi minsi ikatwereka kuko uwo muntu agiye kuza uzaza mu izina ryiwe. Amen. Amena.
ni muwe maso musome ibitabo by'ubuhanuzi, musome amadokima, musome Bibiliya, muyirebe neza, muyitunguze. Turiko turadaswegera muri rya cya cyumweru cya 70 Daniyeli yabonaga, cya cyumweru cyo kuza 70 muri cya gice cy'Icyenda umurongo wa 27, aho Daniyeli yabonye ngo ubutware uzoza akagirana amasezerano n'amahanga menshi y'icyumweru kimwe, ariko cyagera hagati akabuzanya ibitambo n'amaturo. Wariyo Zarawude Ema, abasuzuguye umuntu, abasuzuguye igihe cy'umuntu bazinjira muri uwo mwanya ukomeye gutyo, kandi uzaba ari umwanya uruhije. Ubu turizera Yesu sa condition, keretse kwizera gusa. Ariko icyo gihe abantu bazatanga ubugingo bwabo n'ubuzima bwabo kubona amateso kugira ngo bije mu bwami bw'Imana. Amen. Muwe maso iyo minsi nihayiza itwegera. Ni muwe maso iyo minsi kwiratwegera, mw'abakristo muri iki gihe cy'ubuzima, ni muwe maso musenge kugira ngo mutegurwe. Yesu agiye kuzaza ajana umugeni wa wundi wamwakiriye, wamwizeye. Abazasoma igitabo cy'Ibyahishuwe, ni ukuri itorero ubu ngubu Yesu ariko ararireba. Abazasoma urwandiko rw'Abatesalonike, Yesu ariko arashaka kwitegura ngo arikure muri iyi si. Yego ni ukuri. Yego. Ya jambo Pawulo yavuze ngo mu kanya gato nk'ako guhuvya no guhuvura, mu Kigiriki arpad bivuga ngo ni kutwahima. Ibyo bizakorwa mu mwanya mutoya. Abemeye kwinjira mu irembo, abamurikiwe n'uyu mucyo bazinjira mu bwami, bazinjira mu birori. Ariko mu isi haboneke umwijima uzaba utwikiriye kubera uyu mutabara mwovu ambaye anatazamira kujitokeza. Yego. Amena. Haleluya. Haleluya. Nimusome amagambo Yohana yanditse ibyo yabonye ku karwa ka Patimo. Muzasome iriya sura y'13, murebe buriya bwami bukomeye bugiye kuza ku isi, murebe n'uriya mukuru wa kidini ugiye kuza ku isi. Ziriya nyamaswa zibiri ziyazitugatuga, kandi ubu ngubu imyuka yazo iriko irakorera mu batumvira. Irakorera mu batumvira. Hasigaye akanya gato mbone batokeye gusa. Amina. Kandi iyi nyamaswa biri tugira ngo izagira n'amakonvasiyo n'amahanga menshi, kugeza ngo na Israeli ubwayo abantu batoranijwe nabo ubwabo bazogira amapatano nayo. Isaya 28 n'igice cya 28 n'umurongo w'18 uzasoma ayo magambo. Nabo ngo bazibwira kugira amasezerano n'urupfu, ngo bagire ikinyoma kigira ubwugamo. Kubera izi ntambara zihaziya gutya, izi ntambara zizakomeza ziyenyegeze nk'umuriro wawucanwa. Niba mwatwitse ibibeya muhamutongora, izakomeza byiyenyegeze. Amahanga yose akomeze. Ubu ngubu uriko murabona intwaro zihazicurwa za kirimbuzi, tekinoloji ayizamuka ku munsi, ntibigitwara ngo ni icyumweru ngo ni ukwezi, ahubwo ni kuri munsi komeye amakongereka n'inganda zihazicurwa. Amina. Muzasome igitabo koresha ngo bakumbuze. Muzasome igitabo cy'umuhanuzi Yoeli ku isura ya 3, mwumve amahanga yose nahige kuko ari intwari, kandi umuntu wese yivuge ngo naje ndi umunyembaraga. Aho ibyo bizaba ngo kubera kuko banze kuvira kuri ko bakizwe. Niko Pawulo yavuze mu rwandiko rwiwe rwa kabiri yandikira Abatesalonike muri iki gice cya 1 n'icya 2. Yavuze ngo icyo gituma bazoherwa ubushukanyi bukomeye, kuko banze kwizera ngo bakizwe. Abanze kwizera ngo bakizwe, ahubwo ngo babone ubuhenzi bwose bw'ibinyoma kubarimo. Amen. Yesu azaba yajanye itorero ryiwe. Igihe isi izaba iri mu karinda muri virindi vya maji, muri virindi vya ziki, mu mwuzure w'ibiti uhawusendera ku isi, itorero rya Kristo Yesu rizaba riri hehe? Rizaba riri ahantu Imana yariteguriye muri Hewani, ngo riruhukiye aho ngaho mu vyumba vy'amahoro.
Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ibyo umuhanuzi Yesaya yahanuye mu bice 26 uhereye ku murongo wa 20 aho yavuze ngo bwoko bwanyu ngwino winjiye mu byumba byawe kinge bajya bose binjiye mu irembo neza bajya bamurikiwe n'umucyo bazinjira ngo inzugi zikingwe amaze isi yuzure mu mwijima naho abandi bari amahoro hariya muri ibyumba bya usalama kakurya nuhu yari kwari mu kuge isi yayiremba mu mwuzure niko n'itorero ari muri Hewani bari hamwe na Kristo Yesu mu birori by'akataraboneka naho mu isi ni muri ziki ni muri gazabu kuko abantu bazi gukunda kuri ngo bakizwe ibyo bizaba ariko abari muri Kristo Yesu nateka baza Amen. Amen. hari umwigisha w'igitabo cya Ufunuo bari Pastor Manuel azabitukoreraho Bwana asifiwe. Amen. Turi mu muhamura gutya ni mube maso musenge kugira ngo tubone ko tuzarokoka ibi byose byenda kubaho twinjiye mu irembo tubone ko turokoka ibi byose byenda kubaho na Yesu ayo magambo yari yavuze mu butumwa bwiza bwa Luka cya gice cya 21 n'umurongo wa 28 aho yavuze ngo musenge kugira ngo murokoke ibyo byose byenda kubaho muzahagarara imbere y'ubwiza bw'Umwana w'Intama. Yego. Amina. Amen. Amen. Amina. Amen. Hallelujah. Muhamubona isi yayikomeza kubamo ubu bukomeye kuba bucya buzakomeza kugwira habe nibwo tubona kanyozwa ni gatoya gusa kugira ngo utore umwari w'itorero ube wuzure kandi bamwe ko baraca mu mfu abandi ko baragenda bamwe baricwa n'intambara abandi bakicwa n'indwara yindi mavuno maalum ko aratambuka aja muri paradiso zikiri kwiraza nayo yituga tugitwegera abanze kwakira umucyo ngo bagendere muri wo abanze kwinjira mu irembo bakizwe hatari inakuja bagabo tubabwiye ntabwo arayiterabwoba ariko no kugira ngo bana b'Imana mwe stand by muhagarare mu murongo w'abakwiye bazara kubwami bw'Imana. Yego nuko Bwana apewe sifa ni mwe ku murongo bazara kubwami bw'Imana ni mwe ku murongo mwishe ku murongo murya muri mege murabe murya muri mege kandi musinzire hakurya abarundi bacu umugani ku Burundi mubona yego musinzire hakurya Pawulo yandikiye Abaroma araba ngo timusinzire nk'abandi kuko muri abana b'amanywa n'abana b'umucyo ubena n'ingeso nziza hagati y'abiki gihe. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Amen. Igiye kuzaza Yesu azaza jana umugeni wiwe amukure muri iyi si y'abakuba n'ibyago tuye kuruhukana nawe. Yego. Tuye kuruhukana nawe hariya yaduteguye mu bwami bwiwe baya bose bemeye kwinjira mu irembo rifunganye bariya bakirira mucyo mu mitima yawe ukabuhawe amurikira hazaba umunsi umwe gusa bahamagarwe ngo nimuze igitondo kirabaye nimwijire dore ubwire bugiye gutera ku isi umwijima utwikira amahanga. Iminsi turimo bana b'Imana twari dukwiye gusoma no gusenga izo ngamba tuzifate no kugera kwitunganya dukiranura ubuzima bwacu kuko bikwiriye intore z'Imana dukwiye kuza dutunganya ubugingo bwacu umuntu akagenda yikiranura kandi twiyejesha amaraso y'Umwana w'Intama. hari urundi rurembo tugiye kuzinjiramo noneho rwo mu bwami bw'Imana tugiye kuruhuka. Yohana yaravuze ngo abazinjira muri ngo ni bande ngo ni barya bamesuye ibishura byabo ngo babyegesha amaraso y'Umwana w'Intama abo ngo nibo bazemererwa kwinjira barye ku mbuto cya giti cy'ubugingo. Haleluya. Amen. Hanze y'urwo rurembo hazaba ngo bande imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abakora ibizira n'ababesha bose abo mugabane wabo ni hanze mu mwijima no mu itanura ry'umuriro ariko twebwe abakristu tuzinjira muri indi rembo. Haleluya. Abagize muri rembo dufite uburenganzira kandi bwo kuzinjira mu rurembo rwateguwe Imana ibikiye abizera tuzajya kubamo iteka ryose. Nimube maso nimukorere Imana
bigushimisha imana. Nicyo dushakwaho, nicyo dukeneweho. Mvuze mukeya ariko mwumve cyane mwabana b'Imana mwe, kandi kuvuga benshi siko kumvirwa, ariko mwumve icyo tubabwiye. Nimugire umwete kunyura mu irembo rifunganye, igihe abantu benshi badifuza kurinyuramo ntibabibone. Yirizwa agahaguruka kw'ingufugi, abantu batangiye kurukomangaho barira bahakamagara ngo ntiwadukingurira. Natwe twara wigishirije iwacu, natwe twaririye imbere yawe, twanywereye imbere yawe. Zo ni impamvu zizatangwa n'abazabasigaye, ariko maso tuzinjire mu bwami bw'Imana ubwo twakoreye, ubwo twaruhiye. Yego. Amina, amina. Amen. Abazatanga izi mpamvu bavuga batyo ni abantu batuye mu ikanisa, bamwe barivukiyemo. Bazatanga izi mpamvu ariko babwirwe ngo reka ntibishoboka. Muramenye ntiturekaho abakobwa b'ibipfu bajanye amatabaza atagira amatara, bamwe bakaza kugonga nyuma abandi kera bijiye, bikabaviramo gutakara hanze, bakabwira ntibazwi iyo bava, ntibazi niyo baja. Nimugire Yesu, Imana idufashe kandi Imana idukomeze. Reka dusenge kuko twabiteguye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Imana se umwami wacu Yesu Kristo, wadutoranyirije ubugingo buhoraho, nibwo waduhamagare ngo tuzaburagwe. Turabugukirwaho iteka, ahubwo turabazaragwa ubugingo buhoraho. Niko ijambo ryawe tubwira ngo abumvise ijambo ryawe bakaryizera, nawe ngo uzabayinjiza mu bwami bwawe. Naho bazaba barapfuye uzabazura kuri uriya munsi. Mukunzi mwiza, turasabira iteraniro ryacu rihaye twumva uyu munsi, n'abandi bazizerwa n'amagambo yavuzwe n'abandi bavuga butumwa. Dufatanije hamwe rwose gukorera ukuri, ubafashe Mana abantu bije mu gakiza, ntibagafatwe ntakoba, ahubwo ubone kuboneza neza kwabo, udatunganya ingeso ziwe. Nicyo twahamagariwe. Twahamagariwe kwandurwa, ahubwo twahamagariwe kwezwa, kugira ngo ubwami bw'Imana bwateguwe tuzabwishyirane kandi tuzabane muri stina y'abaya bose bitwahereza mu gihe cyabo. Haleluya. Yesu mukunzi mwiza, turanyura mu nkuru yanyuzwemo n'izindi ntwari z'Imana zose ziyazitwahereza mu gihe cyazo. Igihe bari hano ku isi, natwe uduhe gusiganwa kuko bikwiriye, kugira ngo tuzinjire muri urwo rurembo, ntituzaherwe hanze ubwishima hamwe n'iryarya, ntitugahananwe n'iryarya. N'abariya bose batumviye ukuri, n'abariya bose bagiye bakora ibyo bashakaga, kugira tuzakererwe kwiza mu rurembo rwawe, dukerejwe n'utuntu duto. Wa muntu yavugaga wabonekaga mu nzozi wamudorofeshe werekwaga, akabona bakavuga ko icyamuye muri twa duto batuye agenda n'itorero. Mana we, ukuye mu ingeso zitari nziza, n'imivugo itari myiza, ahubwo uduhe kohereza ururimi rwacu turwejesha amaraso y'Imana w'intama. Urakoze Data, turakwihaye. Abatwumva bose tuzikizanye nabo, icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Imbaraga ijambo ry'Imana. Amen. Amen.